biza kuvugwa ko yarozwe. Ku matitire twajyaga tubona s'il te plaît ku matayito twajyaga tubona byumvikane neza, twajyaga tubona banditse ngo umurozi Farida waroze Samantha agize gute ariyiziye. Ikiganiro cya nyuma Samantha agikoze kuva gikoze arwaye hashize iminsi 7 n'icyumweru kimwe cyonyine avuga ngo ndapfuye ndi gubura imbaraga, ari gusamba yawe yari kumwe n'umugabo we yarashatse kwicwa mu bukwe bwe buzimirizwemo. Uyu Samantha arya ni Keza wamukoreshaga, Keza wagiye agaragaza uburwayi bwe akatwongera kutugaragariza Bride Show hagati y'iminsi 3. Uvugishije ukuri umuntu warwara urwaye kuri wari upfuye kuriya yari kumansura kuriya mu bukwe, ziriya mbaraga zavaye. Biriya bintu byose akaba ari imikino badukinnye bako baba barenze. Gendebye zira ni prank. Turongeye turabasuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu aho murereye hose. Imana ikomeze ibahe umugisha, abari mu gihugu indani, abari hanze yacyo. Imana ikomeze ibahe amahoro n'umugisha. Uno munsi turi kumwe n'umukapo bamwita Bobo. Bobo bimeze bite se? Freshman. Bimeze neza? Imihanda ni danje gutariko. Imihanda muhora mugiriye ngo ni danje kuva kera. Nigiba abavandimwe bawe bari hese? Abavandimwe banje bamwe bari ku mashuri, abandi bari muhira, abiga bataha, hari nabiga babaye. Ariko bo naba bakobwa abo bajyanye muri interina vuba abo nabaheze. Njye abavandimwe mfite banje bari muri interina n'abavandimwe sabo muvukana. Ese njye sindi umuvandimwe wawe. Nose uburi ku ishuri wari ufite ino mikoro harya nini? Inde iyi iyo ngaki mikoro ni yanjye ariko Popo Mana y'amahoro yoherehereza abavandimwe. Iraborohereza, Imana irabizi. Bashiriremo imiyaga kabisa bari abavandimwe. Birababaje Mana. Ndabyibuka Pionika yagiye ringe tumaje gukorana bwa nyuma n'ikiganiro mbese yakoze bwa nyuma. Ubwo ngubwo twavuga ko utera iki? Oya byahoze kuko ntabwo icyo ngicyo ari cyo cyatumye agenda, kuko yagiye kitaranasohoka twe tumaje kugikora uwo mwanya. Ariko nyine mwari muri kumwe bwa nyuma ajya kugenda umuvandimwe utera amashabo. Oya ntabwo ari nge kuko urumva ntabwo baba babonye dosiye uwo mwanya. Iba yari musanzwe ahubwo bagaplaninga umunsi. Rero uwo munsi nyine nibwo byarangiye nyine. Ariko Mana y'amahoro zikiborohereza. Turakomeza tubasengere kandi ndakwizera ku masengesho. Ndagerageza. Ndagerageza. Oya ntago ugerageza Bobo, naye ntugashake kwigira gutyo. Oya ndagerageza. Burya Mana umuntu usenga nyazibye usenga byanyabyo ni Yesu. Naho ubundi je ntabwo mvuze ngo niyemeye ngo ndasenga cyane. Cyane ndo umunyantege nke pe. Oya abantu bose keretse utari umuntu ntabwo umuntu abura akantu kamuca intege. Umunyantege nke ariko ukagwa ariko ni wivurugute. Erega no kugwa si ikibazo. Oya ikibazo ni iki? Ikibazo ni ukurambarara. Kandi ntabwo twabura kugwa, ahubwo amahirwe tugira uhora utubyutsa. Ari we Yesu wadupfiriye ku musaraba. Haleluya. Agoze Bobo amagambo ubuvuga wagira ngo ufite nk'imyaka nka senkane. Oya ufite nk'imyaka nka senkane. Ntago nyibuka imyaka mfite. Oya ntago ntwitubwire. Ariko ntago ibintu uvuga bimungana kubera nyine mvuga ibihwanye n'ubwenge bwanjye. Oya nyine mvuga ibici biri hasi y'ubwenge mfite. Ufite ibintu biri hejuru cyane. Mana wakomeje ikiganiro. Ibintu byo ngo nimwe muza mukogeza hano bakumva ngo bafite ibintu biri hejuru cyane.
karangira tumenya aho ubwenge bujya ntabwo nimukatwoye muri abagome nese ubwo ndakogeje Bobo ngewe nkubwije ukuri oya mani yari hejuru cyane azi ubu tuzatuvugisha n'ukuri tukuzire koko murakoze murakoze Bobo tutaratangira ikiganiro cyacu neza gira amagambo makeya wasobanuramo ubuzima umuntu akubajije ngo ubuzima ni iki wamusubiza ngo iki ubuzima ni ikintu kigari ni ikintu kigari ni ijambo ryagutse abantu bavuga ko ubuzima ari uguhumeka abandi bakavuga ko ubuzima ari ukuba ufite ubutunzi abandi bakavuga ko ubuzima ari ukuba ufite nta kintu ubura ariko ubuzima bwuzuye budafite ingaruka ni ukugira Kristo kuko iyo ufite Yesu uba ufite ubuzima bwuzuye ushobora kugira Yesu nta mafaranga mfite ariko nkabaho nshobora kugira Yesu nta muryango ngira yego nkabaho neza iyo uvuga ubuzima rero si amafaranga burya no guhumeka si ubuzima guhumeka ni pariti imwe igize ubuzima ahubwo ariko ushobora guhumeka ubabara uribwa ndabivuga nk'umuntu ubizi yego nahumekaga ndibwa nararibwaga ariko ngahumeka urumva rero nta buzima bwuzuye nari mfite ariko narahumekaga nigeze kugiraho amafaranga nayagizeho mwana nagizeho amafaranga pe kandi menshi geraho nagira ubushobozi bwo kwigurira imodokari yanjye mba ahantu hanjye heza si ibyo ariko nta mahoro nari mfite mwana ubuzima ni Yesu nta Yesu nta buzima umuntu rero utari umukristo cyangwa se utazi ibintu nk'ibyo akumva uri kuvuga ngo ubuzima no kugira Yesu wabimusobanurira gute nuko umugira afite ishusho ye mu rugo iwe wabimusobanurira gute ko umuntu agira Yesu amutunga gute nuko umutunga muri we ukayoborwa nawe ukaba mu buzima buyoborwa na Yesu harimo ababaye mu buzima bw'urumogi bumva ko ari rwo rubaha ibyishimo ariko bazacunge barebe iyo rubashizemo biba bisaba guhora barunywa kugira ngo bahore muri ya vibe ariko umuntu ufite Kristo muri we ugira amahoro nta kindi kintu urebeyeho mbese ugira ibyiringiro bidafite icyaho bishingiye ariko burya ibyiringiro by'inzoga narazinyoye ndazizi inzoga inzoga ndazizi nta byiringiro byazo zigushuka kuri muzima nonaha ariko nyuma yo kugira zigushiremo upfa kabiri uzanupfira kabiri mana utekereza ku ikofi yawe watanze urumva umutwe ukabyuka ukuri ikintu cy'igihangova mana noneho ugahita uvuga ati noneho ni ibiki mwuka byarama ugatekereza abantu waguriye bano wagira ibyawe ukaba wanaserereye bro ugira umujinya urenze uwo wari ufite ariko umuntu wifitiye Yesu ari igiti mu jisho haleluya we iyo mvuze Yesu nduzuzwa nyabona tukiri kuri icyo cy'inzoga hari igiti mu jisho we wanaburiyemo telefone biri mango simu umujama hari umujama w'inshuti yanjye ari kumwana urumva bre rukusa umujama yari yabaye ariko nani jama wajeho mukajya kuryama ati wapi ati ndayoboye aba yatse telefone umuntu ntari buvuge ati imenye ibikira so yimanye ayikubikira uwo muntu rero amakuru mfite yaje kurara mu bwiherero oya icyo ntabwo ari cyo kirenze
iki ntabwo ariyo kirenze ahubwo yabukangutsemo urumva agiye gutaha arisaka asanga nta kintu afite mu mufuka uwo muntu arisaka agiye gutaha asanga nta fone nta n'igiceri cy'atanu afite mu mufuka ngategewe nande harya shano umuntu wari wakoze aho hantu wamutegeye yamuhaye 2 aratega arataha abahungu muzi ubwenge ese buriya ariko uriya mushuti wawe inzoga siza bato oya uriya mushuti wawe biriya bintu byamubayeho umurebera uri kunywa fanta aho yangiye naramu aze bobosha we ngo wamugize ute naramubwiye waje tukataha ukajya kuryama wowe umukore yawe ngo wapi ako ngo abantu bansuzugura gute gukanda ari njyewe ubayoboye umujama ngira ngo yataye ngaramanuka ngagiye muri 2 turi muri 5 bakeye mbona ngo arimo arakoresha WhatsApp yo muri machine ngo shango phone bayinyibye ngo yarazi yuko yarambwiye ngo yarazi ko hari umuntu ngo wayimubikiye ategereza umunsi wose amagara wa 2 amagaro wabeshya ngaramukunda ajya yamubwiye ngo iki yasi wose yo wa Darimbivuze siwe yayatse se reka tubwire abantu badukurikiye ko inzoga atari nziza ntago ari nziza pe muzireke banywe mu rugero abatabasha kuzivaho bajye banywa mu rugero kandi birinde akantu ko kuvanga ariko piwonika hangana aho ari shagiye mu gihe kibi muvande bakidufungura koko ayo sugaje bakigiye bakidufungura cyangwa ubwo Imana dufunguye yari yagakesheje na rimwe se yego this zikari ibyo nibwo itangazo rye ryaraye risohotse kandi icyo gihe itangazo ryasohotse turi kumwe aho bwa mbere yakarayemo namwe na giti mu jisho ufite umusatsi mwinshi birangije sha bamujyanye atagatashye spion ariko nubwo bagafungura gute mujye mukajyamo mubyine munywe dukeya ntimuvange iki cyo kuvanga bizarangira muraye mu bwiherero se kuki wabakantu ko kurara mu bwiherero wagatinze niko kabi nakuzi kubura ubwenge mu bwiherero oya ubwo se nukubura ubwenge none kugira ngo aho usohoke kugenda urare ku muhanda ntago harameze hate bre wazamubaza nanjye kuva uwo munsi sindamubona ngo mubaze bobo reka ibyo tubyihorere ubwo tuba dutangiyemo message hari abantu njya mbona muri comment bavuga ngo ubusenga iyo kiganiro ngo kigisha iki societe katuvuye gutya barubyiruko rugiye kuza mu biruhuko urumva aho ngaho ukaza mu biruhuko bo bari bufunguye kugeza mu gitondo mugende gake hano muje mu biruhuko ni grande vacances ariko ntago ari byiza inzoga siza bato n'abazinywa hari igihe uvukira muri famiye bikabuyinywa hari igihe ukuru ukigira ikirara nk'icyo kikwegereye pirato uwo nguko kwegereye buriya ejo navuganye n'umubyeyi we ambwira ko atamuheruka ekaze nukuri ubwo nawe yumvireho de nuhise arumva ako rero mwabana mwe muje mu biruhuko nimba warigize ikirara bikirare kuzirikana ubuzima bwawe nimba hari n'umuco w'iwanyu ko muzinywa zirikana ubuzima bwawe namwe mugenda mu bishuko urumva hari n'akandi akantu ko kibaruka muri uku kwezi kwa 12
tataya guterwa inkingo zituma tutandura sida. ese karakantu kaneye ubwoba ngewe Barakabonye. kaneye ubwoba karakana ngewe narabibonye nigeze kubibona kuri stati y'umuntu ngira ngo ni ibintu bizaza kera kuko numvaga ari ibintu bitabaho. Ahubwo se muri ku kwezi kwa 10 ahubwo se ni katangiye. Burya ibyo ari byo byose Tariki yarya nizingaye. uyu munsi turi 16. Oya batuze ko zizatangira kuri zingaye. Ni 24. Nimba nibuka Biri neza. mango sima. Biri bucya na heri kaba. Ye kazavukira muri benshi. Oya. Ubwo se kazahita gatangira gukora. Ni automaticom. Hakora urarushinge hako leta yacu ni umubyeyi. None se komeye ariko se akubwo ngubwo na abana tuzabazeta benshi. Aya abana nabo ateka abantu bamaze gukura. Hasigaye hariho uburyo bwo kwikingira. Kandi kwavuyeho. Ubwo se warira bombo mwishashi. Nago bira bintu bikuraho gukoresha agakingirizo. Warira bombo mwishashi se. Ibyo byari ibya kera. Kandi uzi neza ko oya. Waba uzi ko bombo itagikeba nta rwembe rurimo. Ukazajya ukurama amazi yo mwishashi. Turuka muri bombo. Bobo byiyorera amazi yo mwishashe ndi yasigaye aryo. Aza gake gake. Gake gake. Aho byari bihereye. Aya abantu n'abakobwa batoya birinda amadada ateganyijwe. Tazabasubiza kusubira ku ishuri mu kwa mbere. Baze nyine basabwo basubire mu masomo babizihiza imyaka neza n'imiryango yabo birinze inzoga ndetse n'amada adateganyijwe kandi namwe mwabasorema. Ubwo nawe wumvireho nabo bose mwegeranye. Mureke gukina n'abana. Ushatse kuvuga iki? Nyine mu mineri. Yes, mureke mutazateza impagarara mu bantu. Mwirinde ndamwe zitateganyijwe muzitera. Murakoze. Turagushimiye ku nama nziza ugiriye n'abanyarwanda. Dore nawe urambeshyera. Akubeshyera iki se? Nta numwe. Ubwo nuri nyine twikomereze. Ubwo nuri muzi. Genda umukristo. Ariko kuba umukristo. Zahorandiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Yego ye. Umukristo utari muzima sawa. Urwego rwawe twarubonye. Oya. Shaka ese yaramfashe. Tukira aho ngaho Bobo. Yego. Ibyo tubisimbutsemo gakeya. Twabonye ejo bundi ubukwe. Ubukwe ni bwiza. Bubahwe na buri wese. Umuco arya bura ni mu muco ra. Ubukwe si busobanuye ikintu gikomeye. Ko no mu rugendo rw'ubuzima rw'umuntu hari ibyo bavuga ngo hari ukuvuka, hari kubatizwa, ngo ari ugusigwa. Ubundi ubukwe ni bubiri. Ubukwe nabwo buza. Ubukwe ni bubiri. Nukuvuka no gupfa. Nukuvuka ni butatu. Kuvuka, gushyingirwa no gupfa. Uvuka, gushyingirwa no gupfa. Yego. Ariko twe turi kuvuga ubwo gushyingirwa. Uwitwa Samantha. Warabubonye? Kwa gatandatu bamba arimo aramanuka. Siko yamansuye. Warabonye? Aramansuye aramanuka nasa. Ariko birana ibyishimo. Narabibonye. Arabantu. Ko ngo yari amaze iminsi arwaye ahari. Yakiza ate? Ibyo naringiye. Yakiza ate? Ibyo bintu naringiye. Yakiza ate bavandi mwebwe mumenye imakuru yose byagenze bike. Wari ikiganiro twari duherutse kubona arwaye cyane. Byanavugwaga ko abanyeshere wanjye. Shu. I love you baby. Ari ikiganiro twari duherutse kubona akira cobe. Tamyitabira umuntu yego. Akira be nyitabira no muntu mubwire ko ndi mu kazi. Ikiganiro twari umanure hasi yego. Ngo byagenze gute? Ikiganiro twari duherutse kubona uriya wakoze ubukwe Samantha. Yego. Yakoze ameze nabi cyane. Yego. Ariko uko byagaragaraga yari arembye pe. Ako ngo yari yahwereye. Oya yari yahwereye ijwi ridasohoka. Ashize icyumweru kimwe.
ariko muri ubwo burwayi bwe hajemo umurozi, havuzwemo umurozi. ni titire. Ni titire dore uko byagenze. witwa Farida. Farida yari inshuti na Samantha. baza kugera sinzi icyo bapfuye barashwana. biyamanye bashwanye. Samantha abwira Farida ko amukuye mu nshuti ze. kurikirana ikiganiro yakoze kwa Ndehari Keza TV show. amukuyemo Farida atabishaka ko muvana ko Farida yifuza ko bakomeza bakaba inshuti, ariko Samantha we arabyanga. sinzi ibyo yari yaramukoreye batashatse gushyira kuri iyi mihanda. Farida arwara inzika Samantha. yego. amurwaye inzika bigeraho Samantha ategura ikintu kijyanye na mariage. umunsi w'umurenge Farida aza mu murenge yisajije, biranasakuza ngo uriya mugabo wa Samantha yateye inda Farida yavugaga ko amutwitiye. ni gute ugiye gusezerana n'umuntu untwitiye? ariko amategeko arabyemera? oya. ntago bagusezeranya ako kanya, murabanza bakabajyana mukabiganiraho bakabunga mukabyemeranyaho. ko buriya inda umwana ni igihango gikomeye, kubera ko umwana niwe Rwanda rw'ejo, nicyo gihugu cy'ejo. ntago rero batuma umwana avukira mu ntambara nk'izo kandi ba nyiri bwite bahibereye. babashyira ku ruhande bakabiganiraho bakabyuzanya bakajya ibyavanga no mu mategeko bagakomeza ibyabo. yamubohoye barasezera ko yabyanze nta kiba. sindi itegeko rigena aho ngaho, ubwo ni imyumvire yanjye. mbabarire nuko mbitekereje, simbihamije. banyamategeko mutaye muminjiriye mu kazi kanyu, niho ubwenge bwanjye bugarukiye. birangije birarangira barasezerana. Farida Samantha n'umugore barasezerana, ariko hasobanure neza ni imbere y'amategeko. ni imbere y'amategeko. ari ibyo bita mariage civile. yego. birarangiye. nyuma yaho Samantha nibwo yatangiye kurwara. yego. yari muzima, yarwaye avuye mu murenge. wibuke ko haciyemo ukwezi asezeranye. kuva yava gusezerana uko kwezi kose yararembye. biza kuvugwa ko yarozwe. ku matitire twajyaga tubona, situpure ku matayito twajyaga tubona, byumvikane neza, twajyaga tubona banditse ngo umurozi Farida waroze Samantha agize gute, ariyiziye, arashaka kumwicira ubukwe. yewe no mu bukwe ejo bundi kuwa gatandatu hari Kigali ari titire nabonye ngo umurozi Farida basanze mu bukwe, abateye mu bukwe. wumve izo titire bivuze iki? zatugaragariza ko Farida ari waroze nde Samantha. ariko hari n'ikiganiro nabonye ndumva nanakikweretse cy'uwo witwa Farida. ugeze wumvamo aho yaroze? oya, aho ntaho yavuze. voilà. ariko ho nshingiye kuri za titire. ariko impamvu bazishingiyeho nkeka ni uko hari ahantu yavuze ngo njyewe nashakaga kwica ubukwe bwa Samantha. yego, ariko mu kubwica yabivuze mu rwego rwo kuza kuvuga ko umugabo wa Samantha yamuteye inda. ntago yavuze ngo ashaka kubwica yaroze. yego, ariko urumva abantu bahita babihindura. ase ubundi icyo kintu cyo twakita iki? kwica ubukwe bwa mugenzi wawe ukaza umugabo wawe ngo urumva we yashatse, kuko Samantha ngo yashyize ku ruhande Farida, amushyira kure Farida muri Farida.
yamutaye kure kandi Farida ashaka kubibamo cyane. Agira ishyari rero, twavuga ko ari ishyari. Twongeye kubona ikiganiro Farida azasaba imbabazi kwinda atari yuriye mugabo, ariko Farida n'ubusanzwe turamumenyereye. Azavuga uyu munsi ngo habaye iki, ejo agasaba imbabazi ngo yari yasinze. Mpamvu natangiye mbango inzoga narindi kukubwira uko twabonye uriya mukobwa avuga ko akize vuba. Akize vuba. Ndimo ndakubwira mwihangana ubwo tujye tuvugisha nukuri tugafera abantu. Byari byikupye nyine ni agace gakurikiyeho tukajya tubeshya abantu. Niyo mpamvu tuhatuje zango ndimo ndakubwira iyo babikomeje mba nakomerejeho, ariko nayo ngeze ndayibuka. Ntabwo njya muri Amerika ngo nibagirwe. Cyane cyo ngukunda. Oya warabimenyereye. Niba nabangose ibi kinamenyereye. Ntabwo kutibagirwa warabimenyereye. Nabango Scovia yavuze kuri Kanimba tumutera amabuye. Ariko la majorité hari ibintu biba. Hari mu buteka mutwe. Yatubwizanye ukuri hano. Yego. Samantha twamubonye arwaye mu kuva viriye mu murenge. Avuga ko ari umuntu umufitiye ishyari. Uyu mwanya bigaragara ko ari Karinde kari Farida. Ku matite niho bindi cyo bitwereka. Yego? Yego. Farida nawe yaje yivugira ko atifuzaga ubukwe bwa Samantha. Yego? Yego. None ngewe nkibaza. Ikiganiro cya nyuma Samantha, none reka tuve kuri Farida turamugarukaho nyuma. Yego. Ikiganiro cya nyuma Samantha agikoze kuva gikoze arwaye hashize iminsi 7. Ni icyumweru kimwe cyonyine. Avuga ngo ndapfuye ndi gubura imbaraga ari gusamba yaweri yari kumwe n'umugabo we. Twese turarwara, twese tuzi uburyo turwaramo. Hashize iminsi 3 yonyine nyuma y'icyo kiganiro. Man ngeze hano ndanara ndumva ndakaye. Haza bigaragara yakoreye ibyo bita bride shower, bimwe by'abakobwa n'abagore babagiye kubigisha. Bari kwitegura kurushaka. Aryara umama ujye ubikora ntuza inde mama irere. Imana imuhumugisha nkajya bikora neza ntago mbizi. Bajya baduhezamo. Bari umugabo ngo yigeze kuyitabira. Umugabo muri iki gihugu se. Wari ugiye gufotora. Wari ugiye gufotora. Gusa umugabo atarayibyumvisha. Yarabyumvisha. Turaza kumubaza. Byari bimeze gute cobe? Nyine mumwegereze neza akato. Byari bimeze bite? Muri bride shower. Musobanura ukuntu azajya yitwara mu rugo rwe no ku mugabo ni. N'amabanga yo mu cyumba byose biravugwa. Warabikumvisha? Ungana utyo? Ungana utyo? Si iby'abato. Ntago ari iby'abato. Ako Cobi ubwenge azi. Ni nkawe. Inde? Jewe se? Reka da Paulo. Tutuma nkusubirisha icyanditswe. Oya nibyo. Yavuze ngo iyo ndebye iby'isi mbona nk'ibibambwe. Ngo kandi nabyo bindebye bimbona nk'ubambwe. Nanjye rero kuri ibyo yabyitegereje mbona nk'ibibambwe. Nanjye iyo bindebye bimbona nk'ubambwe. Mana mibiri mango sima. Ndumva mfashijwe. Ndanujujwe n'ukuri. Nuko rero nyuma y'umukobwa wawe nyuma y'uburwayi bukomeye ari gusamba uburwayi utagira abantu batagira ngo ni kwa kuno umuntu arwara malari n'uburozi. Yego yarashatse kwicwa mu bukwe bwe buzimirizwemo ngo bihwaniremo. Yego. None banyarwanda namwe mudukurikiye ndabizi muraje mudutera amabuye. Uyu Samantha alya ni Keza wamukoreshaga. Keza wagiye agaragaza uburwayi bwe. Akatwongera kutugaragariza bride shower hagati y'iminsi 3.
kuva ku munsi wa mbere agaragaza kiriya kiganiro cya nyuma yego kimazeyo icyumweru, uvugishije ukuri umuntu wari urwaye kuriya wari upfuye kuriya yari kumansura kuriya mu bukwe, ziriya mbaraga zavaye. asanga yaravujwe nyamara neza. Aha tubyemere. N'icyo kiganiro babazaga umuvuzi bari kuvuga ko bataza hano yaba. Bataza hano yaba. Ni ikihe kiganiro batugaragarije ko Samantha yabonye umuvuzi yamuvuye agakira, kubera iyo mpamvu twabisaba. Nimba ibintu byanjye bitangiriye kuri social media binaharangirire buretse bivuge ngo ubishyize ku karubanda bifunguye, ubihaye buri wese. yego bimeze nka filime twifuza uzarira baga filime karyoshye, umuriro ukabura urababara, arabagabo mu kanya baburiye mu muriro uburiye muri esanseri. hako bari abagabo rero barawuramukanya. Nanasaba abantu bafite ama esanseri rwose baje bashyiramo amanimero, muyishyiremo ibintu by'amanuza by'amakamera. Itashu I love you. baje bashyiramo kamera, agashyiramo za kamera ku buryo umuntu ahita babaza ina nimero kugira umuntu tutaduhamagara, kuko abantu bapfiriyemo ubushyuhe ngo bubakubitiyemo ngo bahera umwuka. Yego noneho niba ngewe ibyanjye nimba umuriro ubuza ndi kureba filime ntarageza kuri finale, byanze bikunze urababara cyane. shakisha umuriro ugarutse. Niba udutangiriye ngo urarwaye, ntutwereke uburyo wakize, ukatwereka ibyo bashaka kwica birimo birabura uramansuramo, bidaciyeho n'ukwezi cyangwa icyumweru. ziriya mbaraga nuko wari umeze niyo wavurwa kajana bre, ntago mu munsi umwe wabonye ziriya mbaraga. Wabonye mu bukwe ukuntu yamanutse akamanuka akabyina akagera hasi, kanzu hejuru yenda kuvaho. Ahantu harimo ubutekamutwe. Oya nawe ntabwo wavuga ngo harimo ubutekamutwe. Eguteze byereka mpita mbihuza n'uyu Farida. Abajamakazi bashobora, ntago mzemeje, bashobora kwicara kandi birashoboka. Je nshobora kwicara na Bweza Hani Blaze Samantha okay, reka njye mvuga amazina yabyo. Ko ni ibintu biri hanze, ntago ari ibintu turi guhimba. Kandi nimugira ngo turibase, turi kuganira ku byo twabonye. Ko njye sintangaza amakuru, sindi umunyamakuru. Yego. Je nitangira ibitekerezo. Rwose ushaka kubaka neza ajya mbwira, kandi ndi n'umuntu ubasha kuguhuza na company igurisha ibintu wivuganiye na nyirabyo tagihuye n'umukomisiyoneri ni buy sell rent. Aho kako kantu ni sawa. Byaba abakomisiyoneri baza babwira ngo ngurampaye areka da, buy sell rent irabikora neza cyane. Wivuganira na nyirimari nawe ushaka kugurisha tuguza n'umuguzi mukivuganira. Ako kantu ni sawa. Zaza kubisobanura neza mu minsi iri imbere, ko ntago ndashyiraho agakono. Ndi hafi ni ikiragakono neza kuzayanza kabivuga, zaza nzanye n'ibirango cyane. Yego. Shobora kwica bashobora abajamakazi, ngiye ko mbibonamo nicaye nkareba. Yego. Baricara bakavuga bitewe n'ukuntu Farida tumuzi na Samantha tumubona muri social media. Yego. Ni gute batahora ngo baganire
umwe aba umugome n'undi kasanzwe azi ko akora uw'amabara akaza ati ni ubusinzi yego ati sinzi uko nitereye batavuga ngo reka dupahe akantu twibonera agafaranga mu bantu. biriya bintu byose akaba ari imikino badukinnye cyane bako baba barenze. gendebye zira ni puranka pe mumbabarire byanyabyo byaranambabaje. ariko ni gute bre ko twese dufite imibiri ni gute waba urembye upfuye kuriya mu munsi umwe ukaba ubonye imbaraga zisunda mu bukwe wenda ari ukubuza ahubwo banakinnye agakino nabi buriya nureba iyo nza kuba ari njye naza ahubwo ngendera ku kakoni ni nabwo yari gukina nabwo yari kubakinnye agakino neza nawe ubu karapfubye. ariko se Bobo nimba nakara ari agakino njye ntago mbihamya nimba tutabihamya niko mbibona niba koko ari byo yaba yaragamije iki buriya umva ye hakoze baratuvugisha ukuri uri buriya burwayi habuze abagira impuhwe twaba babagome bo ako mwagiye mureka siko nawe nabonye ukuntu yari ameze nangiye kugakanda agakize gata akanyenyeri kumbe ese ni wamufasha ukuntu abonaga ako nawe bre ese umuntu yabarembye kuriya ntutanga ubutabazi. numvaga bafite ikibazo cy'umuganga ngo nari nzi ko wenda watanga ubufasha yabarangira nk'umuganga wabibakorera. ariko se umuganga akorera ubusa none se nta nubwo umurwayi abona agasosi n'utubuto n'utubuto. ariko nanjye ndikijije ntabwo ibyo bintu mba nabitekereje neza waba inshuti n'uwaraye hariya ubundi ukagira ubwo bwenge. ibyo ngibyo reka tubireke ibyo ngibyo reka tubireke oya twibaze biriya bintu wayi umbwira ngo uyu mwanya ndarwaye yego nyuma y'umunota ndakiza niba ngo nimba ari n'agakino nimba ari n'agakino bagakinnye nabi iyo baza kuzana buriya bukwe bukaba basi yewe buriya nari kuza mu ikanzu nkanakodesha akagare sha sikaye bwari kubona menshi ubundi se nimba ari n'agakino uzute ko yabonye make ako abantu wabona igishoro cyarabonetse ubizute wagiye uvuga ibyuzi wagiye uvuga ibyuzi ariko se wari uwanga inyongera nabanga ijana muri cyeka agakino nagakina kugeza karangiye nasebe ndabaye ari n'ukina imikino n'ubundi yakongera agapango ndi mukino ubwo nuwuhe ko twabimubonye twamubonye gute se twabyemeje kari agakino ari uko tubiza ariko ngewe ko mango mbibona kari agakino ninge Bobo ubibona gutyo nina nabizira nzazira icyo nge ninge ni gute mujye mu kiganiro ariko tujye ibi bintu kiza kibi cya social media itugarurira ibintu twikoreye nimba ikiganiro yagikoze mu cyumweru kimwe nyuma y'iminsi 3 agakorerwa bride shower yego muri iyo minsi 3 akuyeho imbaraga zabyinnye muri iriya kanzu y'icyatsi nimbari icyatsi nimbaruru ariko yakubye urukweto tugita gukubura muzenguruko ziriya mbaraga zavuye mu minsi umwe aha bamukoreye bride shower kuwa 5 kuwa 4 kuko ndabizi bari abantu bari bariyo baprodingirayo babyita gutwika kuwa 6 nibwo yakoze mariage yego wabonaga uburyo bari gusunda babyina bamanuka bakagera hasi abari abana bafite umubiri bro none ni gutumbwira nawe witegereje ko ari ahantu hatarimo kata ngewe akantu nabonye akantu natinze nyine gatuma nekereza ngira imitima myinshi ni kari akantu k'ukuntu yaje ku rukiko
ku murenge ku murenge narwo ngo ni urukiko akisaza uriya mugabo wa Samantha yamuteye inda nyuma bikarengaho akagaruka akavuga ngo ntago byari byo yagira ngo yice ubukwe asebye uriya mugabo nje nkibaza nk'umuntu turaza ubukwe kubutegura ako reka dutegereze ko Farida azabyara ko oya ariko yavuze ko afite undi mugabo mwiza reka dutegereze ko azabyara umva ikintu nasoje iki kiganiro nkitaye oya umva ikintu nende kukubwira Bobo winyirukansa turabizi ukuntu ubukwe buvuna ndabizi ngewe ukuntu kwikundanira n'umuntu wawe mukageraho gupanga ubukwe bikagera finali ndabizi ibaze kuzamo umuntu agashaka kwica ibyo bintu byose mwatangiye mwapanze akazanamo ikintu icyo kintu kubeshya ko umuntu yaguteye inda ni ikintu gikomeye Bobo ni ikintu gikomeye batamukurikiranyije amategeko nicyo kintu rero nashaka kukubwira niba ahubwo reka dusaba itegeko riducungire nimba uyu Farida yaragiye gusebya uriya mugabo ko baducungira itegeko niba koko uyu Farida yaragiye gusebya uyu mugabo ko yamuteye inda nyuma akagaruka yivugira ko atari ye yagira ngo yice ubukwe Farida ahubwo akurikiranwe n'amategeko nanjye nibyo nari ndi kuvuga wenda nago ari byo ndi kumusabira Oya. ariko koko nimba ari byo tuye tureka gutwikira ku bintu nanjye ubwanjye mbifite ububasha namwitwarira wamutwara umushoferi wanjye abayagiye akogenda Bobo arigaritse uzi ntore mu kanya ndabansoje ikiganiro urumva buragiye hari umuntu agiye gutora ahita agaruka kukureba ahita agaruka kunyura sibyo ni gute ngewe umuntu ashobora kwifata nzi neza ko tutabiziranyeho ngo namuteye inda bagasanga ntayo namuteye ngo nkorohere umwiyorera agenda nkoroye nkana ariko abantu hari abantu b'abakristo boss Samantha ngo afite ubukristo ubuhe ushobora gusanga nimba atabufite umugabo waba ufite zira pranka zose ntabwo bari kumwe se ntabwo ikiganiro cya nyuma yaramwiyegamije izi pranka nazo ubukwe bwarabaye hagati ya Samantha na Farida bafitemo agakino tutazi nimba atari agakino karimo ari ugamije inyungu z'abite kura n'ugusebya umuryango akunda urayizi papa uzukugerekaho ngo wateye inda bakubeshyera sha ukagaruka kwisubiramo ngo siyo agariye none se ari itegeko ridakwiriye gukora akazi karyo ni iki ahubwo rero reka njye mbisabire baducungire neza igitsina gabo nimba tukabeshya kaza bivangura umugore afite inda yanjye nyuma bagasanga babeshya aha bari ubu ntago buhazi ariko ntago ibintu nk'ibyo byaroroshye dufite ibigo bipima ibintu nk'ibyo byaroroshye erega icyo si ikibazo guta umuntu yizeye guteza akavuyo mu murenge ngo uyu mugabo yanteye inda ndamutwitiye none atwaye undi muntu mu gitondo ukagaruka ngo nabeshyaga what is that then ugendereye iki ni ibintu byo kwitondera si ibintu byo kwitondera none se aho hantu ni gute itegeko ridakwiriye gukora akazi kayo icya kabiri nimba atari nabyo nari agakino ni gute badakwiriye kureba uburyo bakinisha abantu ngo barembye barozwe uwamuroze n'uwatewe inda ere biri mango sima biriya bintu n'abantu batanga ubufasha runaka gutanga ubufasha si ikibazo ni byiza ariko nyine bajye babanza bashishoza mana abantu no batumye dusonza bajye bashishoza bro nshobora kuba mfite ikibazo gikomeye kiriseriye bakagira ngo naya mapuranka turi gukinira kuri social media ngo turapfuye baraturoze ugasanga uradupfanye ugasanga ni kwe imbogo yapfuye dore imbogo babyise pranka
kanimba aravujwe bibaye ikibazo none n'undi aje avuga ngo ararembye arapfuye mu minsi 3 tubonye akoze mariage ari kubyina akamanuka hasi izo mbaraga zivuye ako tubuto bura twaratanzwe twe ako bande ariko bataramuguriye imbuto gusa akamuterera ibiti Bobo ntabwo ushobotse man bagutereye igiti ntiwazajya wowe usoroma nawe ufite imbaraga ariko ku isoko ari igihe wajya ugasanga zashize Bobo busi nagushimira ahubwo mvanaha oya urayikura gusa icyo nasoza mvuga naba abantu dushishoze kabiri tugira ukuri kuzuye gatatu nimba ari nabyo mwihangana ariko ngiye uko mbibona akantu nagakino pe oya n'abantu bagende babikurikirane babishishoze neza baze batubwira hano muri comment baradutuka oya badutuka ariko babanje kubireba mushishoze murebe babanze bakoresha mukurikiranye zira video uburyo igihe zakorewe uburyo zaprodingiwe mukurikirane ibyakurikiweho n'amareaction mukurikirane na finali yabyo mukurikirane nimva n'imvano y'uburwayi mukurikirane n'uwavuga ko yabuteje mukurikirane n'ibyo yitangarije murakoze reka tugushimire asante